Amarobo, ejo hazaza h'isi cyangwa se ahubwo nanone irangira ry'isi. Mu isi yihuta, ibihugu birushaho guhanganira iterambere rishingiye ku ikoranabuhanga. Imashini zisumba abantu, ndetse izo zari inzozi gusa ubu ngubu zitangiye kuba impamo. Ariko se ubundi amarobo ni iki? Ni iki gituma zimaze kugera ku rwego rwo guhindura ubuzima, akazi n'ubukungu? Uyu munsi turasesengurira hamwe iyi si nshya yitwa robotic, isi igengwa n'amarobo, aho abakozi bazasimbuzwa amarobo. Nguhaye ikaze, aha ni kuri Steven White wahageze nibyo. Ndagusaba gukanda subscribe, like, comment ndetse na share kugira ngo tujye tubana buri munsi mu biganiro dukora. Amarobo ni amamashini designinze ku buryo buhambaye, ndetse hamwe namwe asigaye ubu ngubu bafite amashusho nk'ay'abantu. Icyabananiye ni ukuyambika umwuka, kuko ibyo byonyine ngo ari ubugenge bw'Imana, ariko neza urebye nayo akora imirimo ikorwa nk'iy'abantu. Ni amarobo afite ikoranabuhanga rikomeye ryitwa ngo AI, Artificial Intelligent. Amarobo afasha mu nganda mu gutunganya ibintu byihuse, agafasha mu buvuzi, afasha abaganga ku rwego rwo kubaga bitagereranywa, ndetse amarobo afashwa mu rwego rw'ubucuruzi, afasha kwakira abakiriya n'akazi ka reception. Ngo ni amahanga kuko ashobora gutanga ibisubizo ku byananiwe n'abantu, kuko akoranye ubuhanga buhambaye. Hari ubuhamya bw'abantu bakomeye. Umuyobozi w'uruganda yaravuze ngo bakoresheje amarobo 3, ngo umusaruro w'inyungu babonaga wikubye inshuro 65%. Ndetse n'abaganga bamwe na bamwe bavuga ko imashini z'amarobo zifite ubwenge bwo kubona aharwaye mu gihe cyitwa surgery system, iyo bari kubaga umurwayi. Ngo ndetse robo rifite ubuhanga bwo kuba bwamenya aho babaga mu gihe abaganga batari bahabona. Hari ubwoko bwinshi bw'amarobo butandukanye. Robo zikoreshwa mu nganda, zigakoreshwa mu gushyira ibintu hamwe, zigakoreshwa mu gusudira no gutunganya ibyuma. Hari andi marobo nanone akoreshwa mu buvuzi, medical robots. Zikora mu kubaga, surgery assistants. Zigenzura ubuzima bw'umurwayi, ibyo bitwa monitoring. Robot zo mu rugo, domestic robot. Zikora isuku, vacuum robots. Zifasha abamugaye. Hari n'andi marobo akoreshwa mu ntambara, azwi nka military robots. Zikora ubutasi, kurinda abasirikare no gutahura ibisasu. Hari andi marobo akoreshwa mu bucuruzi, service robots. Agakoreshwa mu mahoteli, amabanki n'amabotike. Izi robo zakira abakiriya, zitanga ibisubizo no kwakira ibicuruzwa. Hari andi amarobo nanone y'ubwikorezi, autonomous vehicle and delivery drones. Imodoka zitagira abashoferi, drones zitwara ibintu byihutirwa. Ubwo ni ukuvuga ko drones nayo ari amwe mu marobo. Aya mamashini yo mu bwoko bwa robot yagize umumaro mu minsi ishize, ubwo twari mu gihe cya COVID-19. Robot zakoreshwaga mu gutanga imiti ndetse no mu gupima abarwayi. Si ibyo gusa kandi, no mu mubumbe wa Mars, robot za NASA zifashishwa gutahura ibinyabuzima cyangwa se ubutaka. Ayo mamashini kandi yo mu bwoko bwa robot agira umumaro nko koroshya akazi, imirimo iragabanuka, ndetse ubushobozi bwayo buriyongera uko bwije n'uko bukeye, kuko afite ubushobozi bwo gukora mu nganda, agaterura ibyuma bikomeye biremereye cyane, ndetse ikabikora mu gihe gitoya cyane, nta kunanirwa nta no kuvunika. Si ibyo gusa kandi, aya marobo akoreshwa nanone mu gucunga umutekano. Izi robot zikoreshwa mu kuzimya inkongi z'umuriro, gutabara ahabaye ibiza bitatanye cyangwa se bitandukanye. Bifasha mu gupima ahari indwara. Ubuvuzi bisobanuye ko zifashishwa mu buvuzi bushya. Kubaga umuntu atabazwe n'abandi bantu, bivuze ngo ikareba hari ikibazo
ikahabwira umuganga mu buryo bworoshye, gukorera ahataragera abaganga. Si ibyo gusa kandi zifite ubushobozi bwo kureba mu mubiri zikamenya indwara umuntu arwaye bidasabye ubundi buhanga ubwo ari bwo bwose. Kandi nanone izi roboti zifashishwa mu bigendanye n'uburezi n'imyidagaduro. Roboti zifasha abana biga mu buryo bwihariye, zigakina n'abana ndetse zikigisha indimi cyangwa se gusoma. Ariko se nubwo bimeze bityo, ninkubwira ko amarobo nubwo afite ubwiza bwinshi cyangwa se uruhare runini mu mibereho ya muntu ndetse no mu koroshya akazi, ninkubwira ko afite ingaruka mbi, kandi ingaruka zayo akaba arizo nyinshi kurusha ibyiza atugirira mu buzima bwacu, wabyitwaramo ute? Nguhaye ikaze. Aha ni kuri Steven White wahageze nibyo. Ndagusaba gukanda subscribe, like, comment ndetse na share kugira ngo tujye tubana buri gihe mu biganiro dukora bya buri munsi. Ingaruka nini ihambaye kandi ikomeye isi iri guhura nayo kuva amarobo yatangira gukoreshwa ni ugutakaza akazi ndetse n'umubare munini w'abashomeri. Kuva amarobo aho yaziye, imirimo myinshi isigaye ikorwa nayo, bisobanuye ko abakoraga akazi kenshi gatandukanye bagiye babura akazi kuva aho amarobo yaziye. Reka duhere ku bakora mu nganda, kuko ari naho hari ikibazo gikomeye cyane ko inganda zari zimwe mu zicumbikiye abakozi cyangwa se umubare munini w'abakozi bakoraga muri zo, bakaba ariho bakura amaronko n'amaramuko. Gusa ubu ngubu bikaba atakiri ko bimeze, byarahindutse. Abakozi aho bakoraga harashimbuzwa amarobo. Duhere ku bakoraga akazi k'ubwikorezi mu nganda, akaba aribo ba mbere bagizweho ingaruka no kwaduka kw'amarobo. Ubu abantu ntabwo bagikoresha abakozi bikorera, cyane ko haje amarobo abasha kwikorera ibiro byinshi mu gihe gitoya ndetse agakora amasaha menshi arengeje ay'umuntu usanzwe yakora. Ibi bisobanuye ko abakozi bakoraga mu kazi k'ubwikorezi bose bagiye kuba abashomeri. Imagine umubare w'abantu bakorera kwa Mutanga na Nyabugogo bose bagiye kuba abashomeri igihe amarobo araba. Wakwibaza impamvu abantu bahisemo gusimbuza amarobo abantu. Impamvu nta yindi, ni uko amarobo afite ubushobozi bwo gukora amasaha menshi ataruhutse, ndetse akazi wayihaye ntishobora kuruhuka itari yakarangiza. Mu gihe umuntu ananirwa, irobo ryo nirinanirwa riragumya rigakora kugeza igihe akazi warihaye rikarangije. Iyo rikarangije ushobora kuryimurira mu kandi kazi, bikaguma gutyo byisubiramo iminsi nyinshi, amasaha menshi ritari ryananirwa. Upfa kuba goye warihaye imbaraga gusa, ibizwi nka electric power. Ibyo byose byari mu gisate cy'abakoraga akazi k'ubwikorezi, bazagirwaho ingaruka cyangwa se bamaze kugirwaho ingaruka no kwaduka kw'amarobo. Ariko si bo bonyine gusa, ahubwo ni benshi bazagirwaho ingaruka n'amarobo. Reka tuvuge ku bashinzwe umutekano, abazwi nka securities cyangwa se abacungaga imitekano y'abantu bakomeye. Ibi bakabikora nk'akazi kabo ka buri munsi. Abo nabo kwaduka kw'amarobo kuzabagiraho ingaruka. Wakwibaza ngo ni gute cyangwa se mu buhe buryo? Yego rwose ndahari ngo mbigusobanurire. Ayo marobo afite ubushobozi buremereye cyangwa se bukomeye cyane mu gusaka abantu, akaba ari nta muntu waryinjirana ikintu kimeze nabi, yaba igisasu cyangwa se iyindi miti ya kemike. Si ibyo gusa kandi, amarobo afite imbaraga zidasanzwe, kuko amwe namwe ya designingiwe kurinda abantu ari ay'intambara. Ashobora kugendana ibitwaro, akaba yarasushatse kugirira nabi uwo ishinzwe kurinda. Ikindi kandi, aya marobo aratozwa ndetse akagira ubumenyi buhambaye mu bya gisirikare ndetse n'intambara, ku buryo kuyigerereza bigoranye. Ikindi cya kabiri, biragoranye ko umuntu yarwana n'irobo ngo aritsinde, cyane ko ryo mu busanzwe rikoze mu buryo bw'ibyuma, metal character. Bisobanuye ko ubu ngubu abantu bahitamo kwirindisha amarobo kurusha uko bafata abantu n'ubundi byoroshye kurwana nabo. Si ibyo gusa kandi, n'abarimu bigishaga indimi bose bagiye kubura akazi mu buryo buhambaye kandi mu buryo butangaje.
ubu wagiraga amafaranga utazi indimi ukajya kureba abantu bashinzwe kwigisha indimi bakakwigisha mu gihe gitoya ukazimenya. Ariko ubu ngubu siko bikimeze. kuva amarobo yaza ntibikiri ngombwa, biragusaba kuba ufite interinete yawe cyangwa se ufite iryo robo iwawe mu rugo. Ururimi rwose wifuza kumenya, yaba Icyongereza, Igifaransa, Igitaliyani ndetse n'izindi zose mutashobora gutekereza ko zibaho, ayo marobo aba afite uburyo bukomeye bwa AI artificial bushobora kukwigisha indimi ku buryo nta kintu na kimwe waribaza ngo kinanirwe. Abandi bantu bashobora kubura akazi mu gihe gito kiri imbere uko amarobo akomeza gutera imbere ni abashoferi b'ibikamyo cyangwa se abashoferi b'amataxi. Wakwibaza ngo gute? Ubu imodoka zitagira abashoferi nka za Tesla na Waymo ziri kugeragezwa cyane. Wakwibaza ngo ni iyihe mpamvu ituma bagerageza imodoka zitagira abashoferi kandi hari abantu bazitwara n'ubundi bari bahari? Nuko AI itwara imodoka neza, ikamenya aho inzira itari nyabagendwa, ndetse AI ntishobora gukora impanuka. Ibyo ngibyo bitandukanye n'ibigendeye ku muntu. Abantu bo baratwara rimwe na rimwe bagakora impanuka. Ibi rero si byo kuri AI. Bari gukora imodoka zifite ubuhanga bwo kudakora impanuka, ko cyane cyane zikoranye ubuhanga bwo kumenya ngo ziragendera ku muvuduko ungana iki, ndetse zirajya hehe. Abandi bantu nabo bafite ibyago byinshi byo kubura akazi mu gihe robo zigumije gutera imbere ni abakozi bo mu mabanki, babandi bashinzwe gutanga serivisi zo kubikura no kubitsa. Abo nabo bari mu byago bikomeye cyane. Ubu ngubu ibyuma bikomeye bikoreshwa mu kubitsa no kubikura amafaranga nka za ATM biri gutera imbere, cyangwa se bizwi nka mobile banking ndetse na chatbot. Ibi bikora neza. Ibi upfa kuba ufite ikarita yawe iriho amafaranga yawe, nta muntu ukeneye ngo yagukurireho, nta n'uwo ukeneye ngo yagushirireho. Byose urabyikorera, uragisanga aho giteretse ugashyiramo ikarita yawe, ugakuraho umubare w'ingano yayo wifuza, ndetse ukongera ukigendera. Ibi birumvikanisha ko mu gihe kiri imbere abakozi bakoraga ku mabanki muri izo serivisi zose umunsi amaroboti yateye imbere bazabura akazi. Ibyo bakoraga bigasimburwa n'amarobo. Amarobo akaba ari yabikora, bo bakaba abashomeri. Abandi bantu bafite ibyago bikomeye byo kubura akazi kwabo mu gihe isi igomeje gutera imbere ku muvuduko nk'uyu nguyu ni abakozi bakoraga mu ma libraries, mu masomero y'ibitabo atandukanye. Aba nabo bafite ibyago bikomeye cyane. Ubu ngubu system y'iterambere yazanye system yitwa e-books, ibitabo biboneka kuri interinete bidasabye kujya kubishakira ahandi hantu, haba mu isomero cyangwa se mu bubiko bw'ibitabo. Urashaka igitabo ukagisacinga kuri interinete yawe, ukakibona ukagisoma bitagusabye kucyuzuza mu rugo cyangwa se ngo kizateza umwanda. Wakibaza mu myaka iri imbere aba bakozi bakoraga mu masomero y'ibitabo nimba bazaba bagifite akazi. Iyo ubyibajije birakuyobera, kuko isi iri kugenda itera imbere. Uko itera imbere izana n'ibyayo. Nk'aho ibyo bidahagije, roboti ziraza kugira ingaruka ku bakozi bakoraga ku bibuga by'indege, bagakora icyitwa check-in agents. Abo bose nabo uko isi itera imbere, amarobo atera imbere, baraza kubura akazi mu buryo butangaje. Si ibyo gusa, abakozi bo mu bibuga by'indege nabo bari mu byago bikomeye cyane cyane abakora muri department zishinzwe gukatisha amatike. Kuko ubu ngubu hari kuza amasystem aho ushobora gufata itike y'indege ukayikora wibereye wawe, urugendo rwawe ukarubukinga, ukazaza gusa igihe cyonyine ufitiye urugendo, bikaba uko nguko mu kugenda no mu kugaruka. Ibi birumvikanisha ko aba nabo bagiye kubura akazi mu minsi iri imbere uko isi itera imbere. Si ibyo gusa, abantu bafite impungenge zitandukanye ku bigendanye n'iremwa ry'amarobo, yuko umunsi umwe yazaba akoraho intambara, akica ikiremwa muntu cyose kiri ku isi, akayigarurira, akayituraho yo yonyine, cyane ko amarobo afite imbaraga n'ubushobozi buhambaye, bityo ko ateje intambara ku bantu byagorana kuba wayitsinda, cyane ko bayarema bakayaha ubuhanga buhambaye, haba mu bwenge bw'abantu ndetse n'igisirikare.
ngushimiye ko wabanye nanjye. Aha ni kuri Steven White. Ndagusaba gukanda subscribe, ukore like, ukore na comment, ndetse nibagirwe gukora share kuri kino kiganiro kugira ngo tujye tubana buri munsi. Ciao ciao.